Reka rero turabashimiye kandi tubashimiye uburyo mukomeza kudukurikirana. Ni wa mwanya nyine w'ibiganiro byacu dukomeza gukomeza. Mu kiganiro cyashize twari turimo tuganira tuvuga uburyo twibazaga ikibazo ngo mbese abanyafurika ni ibicucu nk'uko bamwe babivuga. Ngira ngo noneho ababashije gukurikira kino kiganiro mwabonye igisubizo. Mwabonye ikihe? Ese ubundi tuvugishije ukuri, ni ibihe bintu bishobora kuranga intege nke z'abanyafurika n'imbaraga nyinshi zabo? Ubushize nari ndimo mbabwira uburyo abanyafurika mbere y'ubukoloni batekerezaga mu buryo buri positive, mu buryo nyabwo kuruta uko bari gutekereza uyu munsi wa none. Abanyafurika bari bafite uburyo bifuzaga yuko imibereho yabo ibaho kandi bari bafite intumbero. Ibyo muzabibona mu bitabo bitandukanye byinshi. Ababyifuza wenda mushobora kuzanyandikira cyangwa muri comment aho ngaho mukazagerageza kubaha ibitabo bigiye bitandukanye byaho bigaragara yuko abanyafurika bari bafite uko babagaho. Nyine nkuko nabivuze, muribuka ko navuze ko harimo kuba baragiraga empires. None se bicaraga bagakora empires, bagakora kingdoms, bagakora uburyo bwo kwirwanaho, bagakora uburyo bwo kurinda imiryango yabo n'amatungo. Urumva abantu batekerezaga nabi? Were they stupid idiots? Not. Kuko bamwe babivuga ngo they were primitive. Ngo hari icyo bita primitive thinking, hari icyo bita kubaho bagerageza kubisobanura genuinely, authentically, like that. Ariko tuvugishije ukuri, nyina birabura wewe ukirikana nubwo tubivuge genuinely, authentically, reka tuve ko ari umwimerere. Ese umwimerere wabo wari uvanzemo iki? Niho tugendeye uyu munsi wa none, umwimerere wacu uvanzemo iki? Foreign cultures, foreign administration, foreign whatever, ibintu bigiye bitandukanye ku buryo naho ubona ugasanga ni imvangavange. Hano ku basoma Bibiliya twigeze gusoma ngo abo bantu ngo babaga ngo ari ibibyarirano ngo ku buryo utamenyaga ngo umuco w'uyu cyangwa uyu nguyu. Abantu babaje kuhasoma nanone muzanyutse, ariko ngo wabaga ari uruvangavange ntumenye ngo aba niki kubera iki? Ni ibintu biraho bidafite isuku. Uyu munsi wa none rero aha niho none ngiye gusobanura yuko abanyafurika noneho hano hantu noneho nshatse nabivuga gutyo, simbivuze ndakaye, simbivuze nanatukana, simbivuze wenda ngira ngo ngiriho nabusinga, ariko reka bisobanura mu buryo. Iyo urebye uyu munsi wa none uko tubayeho nuko abantu babaye, ese ni mu buhe buryo ushobora gutekereza yuko imyitwarire yacu y'uyu munsi ishobora kuba ari imyitwarire yiganjemo ubucucu? Ndetse iyo ureba intambara turimo uyu munsi wa none muri Afurika, the whole continent, ukibaza uburyo abantu turimo turwana twese turabirabura, ukareba icyo dupfa ukakibura, ukagishaka ukakibura, ese ushobora kuvuga yuko ubundi ubwo bucucu budahari? Tutabeshye buva hehe? Ahubwo nicyo tugomba kureba. Ese kubukosora byo birashoboka? Can you imagine aho utekereza ukajya kumukumva ngo genocide ngo irabaye, ngo umunyafurika, umunyarwanda ageze gutya yishe undi, ukibaza ko mbere yego intambara zashoboraga kubaho nibyo, ariko intambara zo gutsemba none ugasanga iyo ntambara yo gutsemba ifite umuzi ahantu hatari imbere muri mwe, ahubwo ifite umuzi inyuma. Icyo nicyo umuntu atekereza, ndetse no kugishyikira rimwe na rimwe ku bantu bikagorana, ariko nyine niko bimeze. Niko bimeze. Ngaho gerageza, try, wowe gerageza gutanga igitekerezo cyawe mu buryo bwawe, cyangwa ubinabitekereze mu buryo bwawe, noneho umbwire ko icyo kintu atari cyo. We are so stupid. Hari urugero njya nkunda guha
rw'abantu nababwira ariko reka dutekereze muri ubu buryo. Uyu munsi wa none hari intambara zigiye ziri mu bihugu bigiye bitandukanye, wenda ntashobora no guhita mvuga, ariko reka nitangira igihugu X kirimo amabuye y'agaciro, kirimo coltan, kirimo cobalt, kirimo zahabu gold, kirimo amashyamba, kirimo amazi, kirimo ubutaka bwera, kirimo ibintu byose. Noneho what is amazing, abaturage b'icyo gihugu bombi nibo barimo barwana. They are fighting each other, killing each other. Barimo bararwana. Kandi barimo barapfa ya mabuye ari mu gihugu cyangwa na bwa butunzi buri mu gihugu. Hari kubateranya nuko akeneye uwo mutungo. Kandi yamaje kubona ayo mabuye aragenda kongera akajya gucuramo intwara akazibazanira bagakomeza bakarasana. Ubwabo barimo baricana bakapfa, bakicana, bamara kwicana kandi bagakoresha intwaro zavuye mu mutungo wabo. Se ntabwo bashobora kwicara ngo batekereze bati ko turi kwicwa, tukicwa n'ibyo twikorera cyangwa n'ibyo twitungiye ubwacu. Kuki gutekereza uko kutaboneka no kubera iki? Noneho niye nkomoko iyo mitekerereze iteye gutyo. Iyo psychology yavuye byatangiye gute? Aho rero niho twinjira mu byumve neza ko ntagiye kure ngo ntandukire, ahubwo ubu nibwo tugiye kwinjira noneho sasa mu cyo bita education. Birikumvikana kuko birita byinjirana muri psychology, muri psychology, mu mitekerereze. Twumve noneho impamvu bigeraho umuturage wanize, ufite doctora, ufite lisanse, ufite amashuri n'ubundi bumenyi, akaba ari uhindukira akayobora igikorwa gikomeye cyo kwica abantu no kubamara. Aho niho hari ikibazo, ariko nizere yuko aho ndi buze kujomba akantu cyagukanda hatari buze kugira umuntu ubirakariramo cyane, kubera yuko niko bimeze, niko bigomba no kumera. Kandi dufite impamvu nyinshi zigaragaza yuko ibyo bintu bifite uko byatangiye n'ababitangije kandi bafitemo inyungu. Twe rero tugakomeza tukaba gutyo ibintu gasanga ni ibintu bitoroshye. Reka rero wenda mbere yuko nsoza nkomoze kuri ibi bintu bitatu by'ingenzi bituma nyine dukomeza kwitwa gutyo. Cyambere ni reactions, cyangwa reka mvuga gutyo, ni igarura bikorwa ryabayeho nyuma y'ubukoroni. Igihe bavuga yuko abazungu bagiye hakabaho independence, kwigenga kw'abirabura, cyane cyane kwa Afrika y'irabura. Cyo ni cyambere. Cya kabiri na amadini. Gatatu ni formal education. Kane noneho ni general administration zitandukanye zagumyeho. Ubukoroni bavuga ko burangiye, ko tugiye kwigenga, abaturage birabura basigaranye iki? Bagomba guhindura iki? Bagomba kugumana iki? Bagomba kureka iki? Religion, bagomba gusenga bate? Mu buhe buryo? Cyangwa se bagombaga kubireka cyangwa bakabigumana? Mu buhe buryo? Imitegekere yagomba kuba imeze ite? Yagomba ishingiye gute? Cyangwa ibyo byagomba kumera gute? Ngibyo ibintu rero tugiye kuzaganiraho, ariko tukabihera mu mizi, tukabihera mu burezi nyirizina. Murakoze, reka mbashimire, ngira ngo nakagaruka. Ibiganiro ndabona bitangiye kujya bikomera kandi bizamo ikintu gikaze cyangwa kiremereye. Ubwo buremere rero nizere ko wenda butazagira uwo bubangamira. Gusa reka mbashimire, naho ubutaha.